ni icyaro cyari cyegereye umujyi. Aho inyuma y'umujyi hari agasantere kari kariyo gaciriritse, ahantu leta yateganyaga gusenya utuzu twari tuhubatse ikahubaka inzu zigezweho, kuko kuba hari hegereye umujyi hari inyubako ziciriritse byashoboraga gutanga ishusho itari nziza ku banyamahanga basuraga umujyi. Muri ako gasantere ntabwo abantu biyubashye bo muri uwo mujyi bashoboraga gutekereza kujya kuhanywera. Muri icyo cyaro hitwaga Ikabosa, umujyi mukuru wo witwaga Gerina, ukaba warabagamo ibintu by'ubwoko bwose. Abantu bo muri Kabosa abenshi bigiraga gutemberera mu mujyi mu masaha nyuma ya saa sita, cyane ko kugerayo ku maguru babaga bakoze urugendo rw'isaha n'igice gusa. Gutega akagare byabaga byoroshye, akamoto ari uko bishyura amafaranga make. Mu masaha nimugoroba muri Kabosa hari umusore wari wiriwe akora ibiyede, kandi kuri uwo munsi yari yahembwa ari bari bamaze iminsi batamuhemba. Ikintu cya mbere yakoze ni ukujya mu kabari ka make ngo yinywere inzoga. Nubwo muri Kabosa hari haciriritse ugereranyije no mu mujyi, naho hari ku rwego rumwe. Ako kabari yari agiyemo niko kari gaciriritse ugereranyije n'utundi two mu isantere twose. Ntabwo kari gasa neza cyane, ariko ibintu byose byo kunywa cyane cyane inzoga za make byari birimo. Yari yakarabye asa neza ari guhumura. Yiyicariye mu nguni muri ako kabari ahamagaza inzoga bavuga ko yari iri hagati na hagati mu biciro bye zari zihari. Mu gihe bari bagiye kuyizana, hinjiye umukobwa wari wambaye ipantaro, inkweto zifunze, umupira w'imbeho, yambaye ingofero yawo yarengejeho agapfukamunwa. Mu kabari hari harimo abantu babiri gusa ku ruhande rwo hino. Yarebye aho kwicara abona mu nguni hakurya hicayemo umusore utari ufite icyo kunywa. Uwo mukobwa aho kubanza gutumiza inzoga ashaka, yagiye kwicara mu nguni iruhande rw'uwo musore. Ntabwo yabanje kumusuhuza cyangwa ngo amwiteho. Umusore we yamurebye mu maso abona ari umukobwa mwiza ufite amaso meza, bigaragara ko ari mwiza nubwo ari yahishe umunwa n'agahanga. Umusore bahise bamuzanira inzoga ye, baramufungurira bimutereka imbere. Umuseriveri yabajije umukobwa ati "Mwakiriza iki mabuja?" Uwo mukobwa aramubwiye ati "Buretse gato." Umusore yifatiye icupa rye aragotomera. Umukobwa yabonye ukuntu yaragotomeye iyo nzoga we yarabonye bwa mbere, icyaka kirushaho kumwica. Umusore yateretse icupa rye, umukobwa ahita arifata. Umusore yaratunguwe amureba mu maso. Umukobwa nta kumuvugisha, yakuyemo ingofero y'umupira, akuramo agapfukamunwa, afata icupa aragotomera. Yaragotomeye iramukora, arakorora. Umusore ahita ahaguruka ngo amufashe kumera neza. Umukobwa n'agakorora ati "Byihorere, komeza wicare." Umusore yaricaye, umukobwa afata icupa yongera gusoma, aruhuka inzoga yose ayimazemo. Umusore yarumiwe, ashaka kwifata ku munwa, ashaka no kurabura umuseriveri ngo arebe uko bagenda inzoga ye, ariko nanone abona kubikora bitaba byiza. Yarebye uwo umukobwa aramubaza ati "Ukuri kundeba, uri kureba iki?" Umusore wiyumviye afite akajwi keza, bihurana nuko nawe yari mwiza. Gusa ukuntu yari ari kunywa inzoga byo byaramutangaje. Mu maso ye yasaga neza, yaba iminwa, amaso ubwayo, izuru, ari bamwe mu bakobwa bavuga ko baba basa nk'abamarayika. Kandi mu kuza nabwo kuko yari yambaye agapantaro kamwegereye, buri wese yari yabibonye ko afite imiterere myiza. Umusore yabonye umukobwa aryohewe no gusangira nawe, yibuka ko yahimbwa y'iminsi myinshi. Yahamagaye wa mukobwa w'umuseriveri amusaba kuzana indi nzoga. Yari ihagejeje, uwo mukobwa ati "None se serive, nta birahure bihari?" Seriveri yarasetse ati "Birahari, reka mbizane." Yarajyazana ibirahure bibiri abasukiramo inzoga. Batangiye kunywa, umusore amuvugishije umukobwa aramwihorera akomeza kwinywera. Umusore yarongeye ati "Nyine ndi uw'inaha, nitwa Tinamu, wowe witwa nde? Ni ubwa mbere nkubonye muri Kabosa." Umukobwa ati "Wikigora ubinsubiriramo, nari ngiye kugusubiza." Tinamu yategereje ko amusubiza. Umukobwa bamazemo inzoga mu kirahure yongera gusukamo indi. Yahise ayigotomera nayo ayimaramo. Abaza uwo musore ati "Uri guhangayikishwa nuko naje tugasangira?" Tinamu ati "Oya, ntabwo mpangayitse." Nawe ati "Ngaho hamagaza n'inzoga rero." Seriveri yazanye irindi cupa. Umukobwa ati "Amacupa turi bunywe yazaniye rimwe se, urakomeza kugenda ugaruka ubivemo?" Seriveri ati "Kandi nibyo, mbazanira ngahe?" Nawe ati "Tuzanira amacupa abiri, ubwo arabaye 5." Akigenda umukobwa yakoze mu mufuka, ati "Tinamu amafaranga akubye kabiri y'inzoga bari batumije." Tinamu yaramubwiye ati "Kumpaye menshi?" Umukobwa ati "Wimbaza ibyo bibazo, hatagira umuntu ubona ko ari njye wishyuye. Ngenda shonje, mbariza seriveri niba nta kintu cyo kurya tubonera, kandi ntutekereze amaburushete cyangwa ibindi bihenze, bibaza ibyoroheje bihari." Tinamu yafashe amafaranga. Seriveri ahageze ati "Wagiye kutuzanira ibirahase?" Seriveri ati "Muhe amafaranga ajye kubizana." Yanamuhaye amafaranga y'inzoga, amuha n'andi yashoboraga kugura amacupa 3 ngo ajye kuyaguramo ibiraha. Seriveri aramubaza ati "Ibiraha mu mafaranga angana atya?" Nawe tubizane byose. Seriveri yahise agenda. Tinamu abaza uwo mukobwa ati "None witwa nde?" Nawe ati "Nitwa Serena." Tinamu ati "Uruwahe?" Nawe ati "Ndi uwo mu mujyi, naturutse Gerina." Tinamu ati "Biratangaje kuba umukobwa mwiza nkawe uza kunywera mu kabari nk'aka." Serena ati "Tina, gabanya iyo miteto yo kuvuga ibyo ubonye byose. Gusangira nawe ntibitume unyubahuka, ntabwo nzi nanjye ntabwo nkuzi. Reka tunywe, turye ibyo biraha, nta kindi cyatuzanye hano."
wari uzi kuri wahurire nanjye? Hari ahandi unzi? Tinama ati mumbabarire, ni ururimi rwari runcitse. Serena ati rugucika rujya he? Yaracecetse. Umuseriveri atahagera afite ibiraha ku gisiniya kinini cyuzuye. Abandi bakiriya baje mu kabari muri ayo masaha ya saa 11 z'umugoroba. Buri wese wazaga yatangazwaga no kubona abantu babiri bicaye imbere y'ibiraha byuzuye isiniya bari kubisomeza inzoga. Tinama yari yarangaye kuko Serena nta bwitonzi yashyiraga mu kurya no mu kunywa. Ibiraha bibiri yabifatiraga rimwe akarumamo gatatu gusa akarenzaho inzoga. Mu minota itarenga 10 bari babimaze. Noneho yatangiye kunywa inzoga cyane arusha mbere. Abo mu kabari bacishagamo ijisho, bamwe bagaseka bati cyakora nubwo Tinama afite umukunzi mwiza yahisemo nabi. Umukobwa urya kuriya akanywa kuriya ari mu kabari, ko kuriya no umukobwa? Nta mukobwa umurimo. Bose biboneraga ko ari we yari yazanye ngo basangire, kandi uretse izina n'ahaturuka yari yamubwiye nta kindi Tinama yari amuziho, nta kindi bari bigeze bavugana, kuko Serena yari yamuhaye umwitangirizwa wo kutamubaza ibyo yiboneye byose. Inzoga zarashize, Serena ahagaze yumva ari kuzengerera. Yambaye agapfukamunwa, ashyira ingofero y'umupira mu maso, abwira Tinama ati mfata mu kuboko unsohore tugere hanze nta muntu ubonye ko ndi kuzongera. Yarabikoze. Noneho bose bahamya ko ari umukunzi we. Banyuze mu bantu bagera hanze. Bagezeyo Tinama yaramurekuye. Bateye intambwe nk'ebyiri, aramubwira ati nyeneho kwihagarika, tugende uhanyereke. Tinama ati tumanuke muri aka kayira kari hagati y'izi nzu ujye mu gisambu, ngenda hagarara haruguru gato. Baramanukanye bageze aho nta muntu wari uri mu isantere wabarebaga, cyane ko hari mu mwijima. Mu isantere ho bacanye amatara. Umukobwa ahita azengerera cyane agwa hasi abanje amazuru, gusa ntiyakomereka. Tinama yaramweguye, yeguka ari kuvuga rutava mu kanwa. Yaramaze gusinda neza. Yahise aruka, inkari nazo ntiyazifata byirangirizaho. Tinama yatangiye kwibaza icyo gukora biramushobera. Umukobwa yari yaje nta telefone afite, usibye ikofi yonyine yari irimo amafaranga n'ikarita yo gutega. Nta n'ibyangombwa yari afite. Yarebye uko byifashe, abona nta kindi yakora uretse kumushakira ahantu akajya kuryama. Yahamagaye aho bagiraga ibyumba bikodeshwa muri iyo santere ngo abaze niba bihari. Bamubwira ko hari icyumba kimeze neza kirimo ubwogero na toilette. Abantu baramubonye bashaka gushungera, ahita agera kuri ibyo byumba bikodeshwa mwinjizamo. Buri wese yageraga ngo ni umukunzi we yaguriye inzoga akamusindisha, ubwo akaba yaragiye kurara nawe nk'uko abandi basore babigenzaga. We nawe yagombaga ibisobanuro. Umukobwa yaramutwaye amugeza mu cyumba. Yamukuyemo umupira yari yambaye awumanika ku mugozi, amukuramo inkweto n'amasogisi. Yatekereje kumukuramo ipantaro yasobyemo, abona ko aba ari ukwisanzura akarengera. Yamuretse atya amuryamisha neza, aramusegura, aramworosa, hanyuma arigendera. Yagiye kuzoka, ageze ku muryango ahurana n'abasore babiri bari bambaye imyenda isanzwe. Nta kumuvugisha byinshi, bahise bamukubita umugeri wo mu nda. Yihagaze ashaka kubabaza icyo bamushakaho, bamukubita undi mugeri agwa hasi. Umwe ahise amufata amashati aramukurura amugeza imbere mu cyumba, undi ajya kureba umukobwa uko aryamye. Yegereye Serena, yumva inzoga zamurenze. Tinama yagerageje guhagarara ngo yisobanure. Wa musore akura imbere y'umukandara, akuramo imbunda yimutunga mu maso. Tinama yarikanze, uburibwe bwamuryaga bari bamukubise imigeri busa n'ubuhagaze, ahubwo umutima bari gutangira gutera cyane. Uwo musore yamukuyeho ishoka, abona yambaye isutiye gusa. Inkweto zo zari aho hasi, umupira umanitse. Uwo musore yarabaye cyane, arushaho kurakara. Araza afata Tinama mu ijosi, aramubaza ati umukobwa wagize utya waje gusambanyiriza hano uramuzi? Tinama yagiye kuvuga, undi amukubita ikibuno cya pistori mu gahanga. Uhora umuhagaze iruhande yahise ahamagara, aravuga ati turi muri Kabosa, ku nzu ya 7 uvuye isantere itangirira mu ruhande rw'ibumoso. Hafi yaho hari icyapa, ku nzu naho handitse ko ari inzu z'amacumbi. Ntameze neza, bihutirwa kuko ataye ubwenge. Umusore yajyaga aza kureba nawe twamufashe. Tinama bamusabye kuguma aryamye hasi, bahita bamwambika amapingo. Mu minota 15 gusa muri iyo santere hageze imodoka yazaga nk'iyasaze yo mu bwoko bwa Toyota. Abantu barahungabanye kuko havuyemo abapolisi 4 barimo abakobwa 2, bagahita berekeza kuri iyo nzu y'amacumbi. Iyi kihaparika haje indi yihuta nayo iparika aho hanze irimo abandi bapolisi. Abantu bose batangiye kurangarira aho hantu. Abapolisi 2 bari basigaye mu modoka bavamo babuza gushungera. Bose hamwe bari baje ari abapolisi 8, utabarimo babandi 2 bari baje mbere bambaye gisivile. Muri abo 4 bari bahise bajya mu nzu, basanzemo babandi 2 harimo abakobwa 2. Bamwe bafashe Tinama bari bamaze kwambika amapingu, bamusohora mu cyumba bamujyana hanze. Banyuze ku muryango, ku muntu wandikaga binjiye mu byumba baje kubikodesha, abona bamutwaye. Bakobwa b'abapolisi kazi bo bari basigaye mu nzu gato bari guhindurira Serena imyenda. Baramuteruye bamugeza ku muryango, imodoka itayegera, bafungura urugi rwayo bamushyiramo. Bihuta cyane bahise bajya muri Gerina. Mu nzira bagiye bafunze Tinama mu maso atazi aho bamujyanye hariho, kandi abapolisi bari bamuryamishije hasi bamukandagije inkweto zabo. Bakigeraho bamukuye mu modoka bamunaga muri gereza. Yisanze mu cyumba hari umwijima atabasha kureba aho ariho.
yatangiye kwibaza ibimubayeho, umutima umurya cyane, yicara hasi nubwo atareba agatangira kurira. Icyo yumvaga nuko hari hakonje gusa. Nibwo bwa mbere yarabonye Serena, nta hantu na hamwe bari barigeze bahurira, ariko guhura nawe bwa mbere bagasangira atabiteganyije byari bimushyize muri ako kaga. Yatangiye kumva uburibwe bwinshi bw'aho bari bamuhondaguye, akomeza kurira atari kuri ijwi kuko yakekaga ko aho hafi hari undi muntu. Mu museso wa kare, Serena nawe yakangutse ari mu cyumba cyihariye cy'aho bavurirwagamo ari kumwe n'umuganga we. Uwo muganga abonye akangutse aramwenyura, ahita amuhobera aramubaza ati umeze ute Serena? Serena yari afite isereri, umutwe uri kumurya. Yasabye amazi aranywa, asaba icyo kurya bamuzanira imbuto. Yarinanuye abaza muganga ati nagize hano nte? Nsobanurira nta kintu na kimwe nkinze. Muganga w'umugore yamurebye mu maso, amufata ikiganza aramubwira ati ababyeyi bawe barakaye cyane. Papa wari kumva umutima uri kumurya kuko ibyo wakoze bishobora kumwangiriza izina bikaba byatuma akurwa no ku nshingano. Ari kwibaza niba nta bantu benshi bamenye ko uri umwana we, nawe akeneye gusobanukirwa amakuru y'uko byagenze. Nagira icyo akubaza ntuze kugira icyo umuhisha. Serena tubanza umbwire uko nageze hano. Muganga ati bakubuze, papa wasaba ko bagushakira mu gipangu hose barakubura. Kuko ubushize yakubuze ugataha nijoro akakubona akakwihanangiriza, ku wundi munsi ukongera. Ho yakubuze yifuza kumenya aho waba wagiye ngo ajye kugukurayo arebe n'ibyo urimo. Umukozi wanyu yakuvuyemo avuga ko wagiye nuko wari wambaye kandi ko wasize telefone, baza kuhakureba. Ngo bahageze basanze umusore yakujyanye mu cyumba, batekereza ko n'ikindi gihe wacikaga ari ugiye kureba. Serena yavugiye hejuru ati ntumbwire ko ibyo ugiye kuvuga ari byo. Umugani ninde wanyamitse iyi myenda nambaye ko atari yo nari nambaye? Muganga ati humura, ibyo uketse si byo. Ni abapolisikazi papa wawe yohereje kugira ngo bahindure iyawe kuko bari bababwiye ko nyine wayanduje. Ariko ntuhangayike, nagusuzumye nsanga uriya musore mwari muri kumwe atigeze gukoraho. Gusa nibyo yari agiye gukora kuko umupira n'inkweto byo yari yamaze kubigukuramo. Bamufata asohotse nk'uwari ugiye kugura agakingirizo. Yari yakujyanye mu byumba bajyanamo indaya muri Kabosa. Ubwo rero baje bahangayitse kuko wari wanyweye inzoga nyinshi zirenze ubushobozi bwawe. Ngerageza kugufasha kugera bukeye ngitegereje ko wakanguka. Serena tubundi se bamenye batahondi, bahageze bate? Nyine wenda umukozi babwiye ko nagiye muri Kabosa, ariko se bamenye bate icyumba narindimo? Nawe ati bageze hano ubasobanurira papa wawe ko baje bakabaza abantu bakababwira ko bakubonye. Urumva ko nyine umukozi yari yavuze ko wagiye wambaye, byari byoroshye kuza bakubaririza. Serena ati uwo musore twari turi kumwe ari he? Nawe ati bamuzanye hano bamufunze. Serena arakaye ati kandi data nubwo yibwira ko nzamukuza ku nshingano kubera imyitwarire nshinja, ubwo azisanga yazikuyeho. Ubundi ngo nuko ari minisitiri w'intebe yemera gufungira umuntu mu rugo rwe? Hano yahagize gereza, umuntu amurakaza agata akamurazamo. Nanjye yandajemo inshuro nyinshi. Muga mbwira, uwo musore hari ikindi bamwemereye kuvuga ngo yisobanure, cyangwa ni kwa kundi bagenda bishyizemo ikintu kiri kuba, bishyizemo ibyabaye bagahita bakubita umuntu bakamufunga batanumvise uko yiregura? Mbwira, bamukubise? Muganga ati ntabwo mbizi, njye ibyo nzi ni bike, ahubwo akira umuti ubanza unywe. Nawe ati ntabwo ndwaye, iyo miti ndanywa ni iyiki? Nshaka kureba aho umusore ari. Muganga ati isi yarakaye cyane, icyiza nuko wari kukabanza kumera neza kuko nawe ntabwo umeze neza. Nawe ati oya, n'ubundi data ntamfata nk'umwana muzima, reka ngende. Yahise ajya kuri gereza bafungiragamo abantu mu rugo, ahageze ahasanga abapolisi babiri. Yirakaje cyane arababaje ati mwize gukora ibintu bitarimo ubwenge gusa, kuki muhubuka mu bintu byose mukora? Mufungure uwo musore aze dusangire igikoma twivura inzoga kuko twasangiye, kandi nizere ko mutigeze mumukoraho. Umupolisi umwe aramubwira ati papa we ntabwo yifuza ko asohokamo, aragumamo mpaka kandi n'ufite imfunguzo. Serena yihuta cyane yagiye ku cyumba cya Sara komanga urugendo kurukuraho. Se yaraje ati habaye iki? Wakangutse ryari? Kuki uri gukomanga bigeze aha? Iyo ukomanga witonze sinari kumva. Serena turiya musore mwamuzanye hano gakora iki? Nawe ati Serena yaragiye kuguhohotera, yakunywesheje inzoga n'ibiyobyabwenge, none uratekereza ari iki kindi twamukorera? Serena ati data uyu munsi ntabwo ubana bukenye gufitiye, wigize umuntu w'umwicanyi. Minisitiri w'intebe yamukubise urushyi ati nishe nde wagakobwa we, nyuma yo kuntera umujinya ukamvanga mu bwonko ukaba umpangayikishije kuko isaha ku isaha nakurwa ku nshingano kubera wowe, uratinyuka ukavuga ko ndi umwicanyi? Nawe ati papa nakubwiye ko ntakiri kugutinya, fungura uriya musore niba udashaka ko byose mbishyira hanze. Uwa mbere waramwishe ngo bikira ibanga, uriya niba wanamukojejeho intoki, kereka ntunyice naho ubundi biragukoraho. Kuki isa ahubwo muri kumva ko ari we nkoresheje ibyo ngibyo, ntaba ari njye wamunywesheje ibiyobyabwenge n'izo nzoga muri kuvuga? Minisitiri yabize icyuya amufata ukuboko ngo bajye kuganirira mu cyumba. Umukobwa aramwishikuza turamufungura cyangwa ntabyo ukora? Uriya musore ararengana, nta cyaha na gito yakoze, kuki mwamufunze? Muri kumushinja ikihe cyaha? Minisitiri ati mwana wanjye ntega amatwi tuganire. Nawe ati ntacyo nganira nawe utaramufungura.
ubundi wemerewe kugira gereza mu rugo rwawe ute? Ibintu ukora perezida arabizi? Minisitiri apfukamye hasi aramubwira ati wisakuza, vuga gake ndamufungura. Serena ati ngaho tugende umufungure. Bageze ku muryango abapolisi bajya ku ruhande. Yarafunguye, Serena amubonye apfukama hasi, amarira amanuka ku matama bitewe n'ukuntu Tinama yasaga nk'uwataye imbaraga zose. Yari yicaye yegetse umutwe ku rukuta, abonye ukuntu Serena yarazanye na se akamusaba imbabazi, uburibwe buhita bushira. Yarebye neza dore ko kuva bamufata atari yakamenya aho bamuzanye aho ariho, ahuje amaso na se abona ari umugabo yaraheruka kubona kuri televiziyo perezida ari kumuha ikaze mu yindi manda. Uwo yari minisitiri w'intebe wari uri kuyobora kuri manda ya 4 kuko bamugiriraga icyizere bakamusubizaho. Yari mu rugo rwe. Uwo mukobwa ari wa minisitiri w'intebe. Nubwo bwose Serena aramusabye imbabazi akumva agaruye uyanja, kubona ari mu rugo rwo kwa minisitiri w'intebe uwa kabiri kuri perezida byamuteye ubwoba. Serena akomeje kumwitegereza, amugera imbere agendesha amavi kandi arira. Tinama bari bamukubise yakomeretse mu gahanga, amaraso yamanutse mu maso. Serena arushijeho kurira, minisitiri nawe agiramo ubwoba. Yakomeje kumwegera aramwegura aramubaza tumeze ute? Tinama yavuze mu ijwi riri hasi ko ameze neza. Serena ati haguruka uze tujyane, kandi umbabarire sinari nzi ko ari uko biragenda. Tinama yashatse guhagarara, isereri iramufata acira amaraso, agiye kugwa hasi Serena ahita amwiyegamiza. Yari yakubiswe imigeri myinshi, baza bamukandagiyeho kandi bamuraza muri ako kumba kari gakonje bidasanzwe. Minisitiri yabonye byakomeye kandi nta kundi kwihagararaho yari afite kuko umukobwa yari yamubwiye ko aramushyira hanze byanga bikunda. Yagombaga kureka Serena akamuyobora kuko we ntiyari guhita amushyiraho irindi terabwoba kandi ntiyari kumugirira nabi ari we bwite. Yagombaga gutuza cyane kugira ngo Serena atamurega. Yabonye Tinama aciye amaraso, abona ko bikaze, ahita asaba abapolisi kumwihutana muri cya cyumba bavurirwagamo. Umuganga yaramufasha amutera udushinge, amuha imiti igabanya uburibwe. Serena yarasakuje ati mumuzanire ibyo kurya. Bihuta bahise babizana. Tinama yabiriye n'inzara yose, hanyuma amaze kugarura agahenge, minisitiri asaba abandi bose kuba basohotse agasigarana nabo mu cyumba. Imbere y'umwana we yamweretse ko akomeje ibintu, aramubaza ati uyu musore muziranye mute? Serena ati ntabwo muzi, ni ubwa mbere nari mubonye. Namusanze mu kabari ngura inzoga zigiye kunanira musaba ko tuzisangira. Ntabwo nari muzi nawe ntiyaranze. Minisitiri yikanzemo kubera ko yari yategetse ko akubitwa, yibwira ko asanzwe amushukira umwana. Yabajije Tinama turavuga ukuri cyangwa tukugumisha muri gereza? Nawe tumukora ibyo mushaka, ubu nta kindi mwankorera ngo kintere ubwoba nk'ibyo abapolisi bawe bankoreye. Minisitiri atucunga ururimi rwawe, nawe tubiri kumbaho se ni rwo rwabiteye, iwawe nahaje kubera rwo. Minisitiri yaratuje, Serena aramwenyura aramubwira ati nkunze ukuntu usubije. Yaratambwira nyuma yo kumperekeza ngiye kwihagarika ngo ntahe byagenze bite? Tinama ati wahise ugwa hasi uraruka ukora n'ibindi navuga. Serena ati biki se bimbwire? Nawe ati ibyo kwihagarika wabikoze wambaye. Amahirwe nagize nuko waguye ubanje amazuru nukomereke na gato. Naguhanaguye aho wari wanduye nuko mbona uhise uremba. Natekereje icyo gukora ndakibura kuko telefoni yo ntayo wari ufite ngo wenda narebamo umuntu mpamagara, uretse ikofi yari irimo amafaranga gusa nta n'ibyangombwa. Yakomeje kumubwira uko byagenze, akomeza gusobanura ati ngiye ubusanzwe nibana muri ghetto, sinari kuyikujyanamo guto hararane. Nahisemo kugenda nishyura icyumba ngo ngushyiremo uraremo niba ukize kubyuka ugende kuko niwe uransobanuriye neza uwo uriwe. Mu gusohoka ngo nitahire nibwo nahuye n'abasore bakantera imigeri mu gatuza bambwira ko nari ngiye kugusambanya, ko ari njye wari waje kureba ko nakunywesheje ibiyobyabwenge n'ibindi. Namenye ko ari abapolisi inyuma. Serena arabyumvise azenga amarira mu maso. Minisitiri nawe yumvise ko bakoze amakosa ariko ntibyamubuza kurakarira Serena kuko ari we waracitse akagenda. Tinama yamaze kuvuga atyo, Serena abwira se ati ubu duhaye umwanya aganire nawe ndaza kuvugana nawe mu kanya gato. Akimara kugenda, Tinama yaramubajije ati mu by'ukuri ni iki cyaguteye kuza muri Kabosa kuriya kandi wanywaga inzoga nyinshi cyane nk'umuntu ufite ibibazo bigukomereye? Simvuze ngo bimbwire ariko bikomeje kuntera amatsiko. Serena amurebye mu maso umwanya munini adahumbya, atanyeganyega, atavuga. Tinama bari wigira isoni imbere areba ku ruhande. Serena aramubajije ati urambabarira kubwo ibyakubayeho? Yatangiye kumubwira ko nahava amahoro aramubabarira. Serena we yamaze gupfukama hasi. Serena aramubwira ati humura urahava amahoro kandi urahabwa indishyi z'akababaro ndetse ikindi cyose wifuza ndakigukorera. Tinama ati ndumva ndwaye pe, nyine kwitabwaho ariko nshaka kujya mu bindi bitaro nkaba ariho ndwarira, sinaguma hano naba ndi kwishyira mu bindi bibazo ntazi. Yaramubwiye ati byose urabyemerewe. Tinama ati hari icyo urambwira mu byo nakubajije? Nawe ati ngiye kukubwira n'ibyo utambajije ahubwo. Yaratangiye ati nijye mukobwa wenyine hano babyaye, ni nanjye mwana usigaye uri muzima kuko abandi barapfuye. Ndakeka ayo makuru uyazi kuko
kuko data bamwandikaho kenshi mu binyamakuru. Nawe ati ndayazi yose uretse ko we ntari nkuzi. Serena ariko data yabyaye abandi bana ahandi, njyewe nyine ndi kuvuga ko yabyaye kuri mama. Tiname yamuciye mu ijambo ati ariko rero hari amabanga nakumva kankoraho, umbwire muri make kuko ibyo ngibyo bindi uri kuvuga ntabyo tujya dusoma mu binyamakuru. Serena aramwenyura amubwira ati humura ntawe uragukoraho, ndagira ngo ningusaba imbabazi ubyumve neza. Yarakomeje ati nize amashuri abanza n'ayisumbuye mu bigo bikomeye bya kure. Nk'umwana wavutse data ari mu bayobozi bakomeye, nisangaga ndi kwiga ahantu hahuye n'inshingano ze kandi nkaba ntwarwa mu modoka. Nta buzima bwo hanze nabayeho ndi mu ishuri, mu rugo, mu rusengero twajyaga rimwe na rimwe nabwo babanje kubitegura neza. Mu biruhuko nabaga ndi mu nzu cyangwa mu bindi bihugu, sinigeze nisanzura muri make. Aho ndangirije ayisumbuye nagiye kwiga muri kaminuza ikomeye ku wundi mugabane, ariko nari nshunzwe cyane. Iyo kaminuza ntiyari isanzwe, hari amabwiriza aruteho mu rugo kuko nabaga ngomba kuva mu ishuri mpita njyaho nabaga, abantu tugendana bakaba babaze, kandi aho tujya hose tukitwararika nk'abantu bigaga politiki ikomeye. Sinari nemerewe gukoresha imbuga nkoranyambaga nshyiraho ibindanga cyangwa se ibyo niboneye ngo hatagira umuntu umenya uwo ndi we, cyane ko noneho papa yari yarabaye minisitiri w'intebe. Mvuye muri kaminuza nta mezi 6 ashize, nageze hano sinahita mbona akazi nifuzaga kuko ababyeyi banjye ako baba banshakira gisinga kunda. Ntabwo nifuza kuzaba umunyapolitike na gato kuko nabyanze. Data yategetse ko nta hantu nzajya namwe, andakarira cyane, dore ko abo twiganye bamwe bagizwe abadepite, abandi bakaba bakora mu yindi myanya ikomeye. Njye rero sinkunda politike, nakwemera ngapfaho kugira ngo mbone akazi kayo. Si uko ari mbi, ahubwo nuko ntayimvamo. Abayikora rwose nta rubanza mbacira, ndanabakunda, gusa njyewe ntabwo najya muri politike. Uretse n'ibyo hano mu rugo haratinyitse, kugira ngo umuntu ansure biba ari ibibazo ngo nuko ari ku muyobozi ukomeye. Ntabwo umuntu yapfa kunsura, kandi nanjye kugira uwo nsura biba bigoranye, njye birambangamira. Nagize ngo ndambirwa ubwo buzima, ntangira kujya ncika mbifashijwemo n'umupolisi w'inshuti yanjye mu barindaga data. Nkigera mu mujyi kuko nta bantu bazi ko ndi uwa minisitiri, nanjye nagendaga nambaye ibimpisha isura ngo hatagira n'unkeka, ngakora ibyo nigeze nkora mu buzima nkagaruka. Ariko bimenye sinigeze ngo itabi, inzoga cyangwa ngo niyandarike, ahubwo naratemberaga nkajya mu bitaramo no mu birori ndi njyenyine, nta muntu uzi zanjye. Nasonza ndi mu nzira nkarya ibyo mbonye nkongera gutaha. Igihe kimwe natashye ntinze, nsanga data yambuze, ambaza uko nacitse, mubwira ko nasimbutse igikuta. Yanze kubyemera, ambuza kuzongera gucika, ariko nanjye sinabicitseho, narabikomeje kugera igihe amenye ko wa mupolisi abifitemo uruhare, ko ari we wamfashaga kurenga ku marembo. Uwo mupolisi guhera umunsi sinongeye kumubona. Data yakomeje kunzitira, ambuza amahoro, namusaba ko nagenda agatembera akabyanga. Kuba mu buzima bwo kwigunga narabirambiwe, nkomeza kujya ncika mu ibanga, yamfata akanyihanangiriza ariko nkongera. Ejo mu gitondo namenye ko wa mupolisi w'inshuti yanjye burya ko nyuma ya cya gihe yapfuye kandi ko yishwe nabi. Ntumbaze ngo byagenze bite, ariko kubimenya byarambabaje cyane, bituma ntekereza gucika nkajya kwinywera inzoga ngasinda, nkagera mu rugo nabaye ibyatsi mpita niryamira. Sinari nzi ko umuntu azinywa yasinda zikamubuza gukomeza gahunda ze nk'uko yazipanze mbere. Hari igihe najyaga mbona data yasinze cyangwa abandi bantu basinze bari kugenda bazenguruka, nkibwira ko nanjye ndamutse nzinyweye nyine nasinda nkicyura nkagera mu rugo nkaryama, kuko najyaga gutemberera hafi mu gihe nabaga nacitse mu rugo. Noneho niyemeje kujya kure ngo nzinywereyo nisanzuye, nsigana telefone ngo niba nanshaka bakampamagara. Umuntu aratekereza kujya kunshakira mu cyumba asangemo telefone. Umukozi wo mu rugo ngo niwe wananze, avuga aho nagiye kuko namwizeraga nkamubwira byinshi, ariko buriya ni iterabwoba bamushyizeho bituma mvamo. Nakubeshye, iriya nzoga numvise iryoshye, nayisomyeho numva ntarekera, none nakurenganyije. Icyatumye nza kukwicara iruhande mu kabari nuko nagiraga ngo hatagira ibibazo ukuntu umukobwa nkanjye yicara mu kabari akisangiza inzoga. Buriya we nakwifashishaga ngo abantu babone ko ariho uri kongorera. Yamaze kumubwira ibyo ahita amubaza ati none se ko nkubwiye ibyanjye wowe byakugendekeye bite nyuma yo kugusanga uri gusohoka mu cyumba bakagufata bakagukubita, wisanze hano ute? Bimbwire neza. Tinama ati banzanye hano bankandagiyeho bankubita mu mbavu, bandaga hariya wansanze, nta kindi. Serena turumva umeze ute? Nawe ati ndaza kumera neza, imvune z'imigeri zizakira. Serena yongeye kumusaba imbabazi, aramubwira ati reka ntegure uko wajya kwivuriza ahandi, kandi ntugire ubwoba nzajya gusura buri munsi. Yagiye kureba se ngo baganire, bajya mu cyumba cya bonyine. Serena amubajije ati kuki wishe umupolisi ngo nuko amfashaga gucika? Ese uzakomeza kwica abantu ugeze ryari? Ngaho nkubita urundi rushye da. Uriya nawe bashakaga kumwica kandi arengana. Ndabizi wabihakana, ariko mfite ibimenyetso.
umupolisi wasabye ko amuroga amuziza ko yakekaga ko nkundana nawe ngo nuko amfashaga gucika. Uzi impamvu yahunze? Winsubiza kuko ntayo uzi. Nuko yatekereje ko ari uzakurikizaho ukamwicisha kuko arabitse amabanga yawe akomeye. Yarabitse iryo banga ry'ubugome bwawe, akamenya ibya gereza ufungiramo abantu kandi abenshi ukabica. Minisitiri yikije umutima atitira cyane, aramubaza ati none se ugiye gukora iki? Uremera kunshyira hanze? Serena ati mbabazwa n'ukuntu uca inyuma mama ukaba utaramubwira ko wabyaye abandi bana hanze barenga 3. Ukwiriye gusaba imbabazi ukamubwiza ukuri kandi nanjye ukamuha uburenganzira bwo gukora ibyo nshaka byose kuko ndi umuntu mukuru. Ibindi byo birakureba, njye sinzivanga mu bibazo byawe. N'ubundi buri wese agira umunsi we. Igihe nikigera bazagufata ntabigizemo uruhare, ariko bizaterwa nuko nawe utazivanga mu bintu byanjye. Uriya musore ari kugerageza kuvuga ko atari kubabara cyane, nyamara ararembye. Ari kuvuga ngo arambabariye kuko afite ubwoba bwo kuba ari hano. Azi ko wamukorera ibyo ushaka byose nka minisitiri w'intebe, umuntu wungirije perezida. Nyamara ntiyambabarira namushyize mu byago. Ngomba gukora ibishoboka byose nkajya musura nkamurwaza aho ashaka kurwarira, yazakira nkagaruka hano wenda azaba yarambabariye. Ningaruka nzajya mu kazi nshaka katari uko ushaka ka politike. Nubwo najya kwigisha mu mashuri y'incuke ntacyo byantwara, nkaba nigenga nkajya no kwibana nkava hano. Nzakubikira ibanga nutitambika mu byanjye. Minisitiri ati none se uwo mupolisi ari he? Yahungiye he? Nawe ati simpazi. Yanyoreje video yo kureba rimwe gusa ku buryo ntari no kuyibika. Niyo yabinsobanuriyemo. Ariko uramutse ukomeje kumbangamira namubwira akayima nkayishyira hanze. Minisitiri arapfukamye ati uzakomeza umbikira ibanga, nanjye nzaguha uburenganzira bwawe. Ariko nawe ntuzongere gusinda no kunywa ibiyobyabwenge kandi uri umukobwa wiyubashye. Wenda ntuzabikorere ko ndi minisitiri w'intebe, ujye ubikorera ubuzima bwawe nawe ubwawe ku giti cyawe, ubikorera ahazaza hawe. Yamuvuye imbere afite ubwoba, agiye kurenga ku muryango w'icyumba baganiriragamo. Serena ati genda usabe Tinama imbabazi, ushyire amafaranga kuri nimero ye, aba yindishyize akababaro. Minisitiri yahise ajya kubikora. Tinama yabonye bitangaje ko minisitiri yaraje akamupfukama imbere akamusaba imbabazi. Minisitiri amubajije ashaka kwivuriza, nawe ati najya hafi yaho nabaga. Minisitiri ati ariko wakwivuriza ahantu hatuma ukira vuba? Ikosa ni iryanjye n'abapolisi banjye, twakwibeshyeho turabyemera. Wari uri gutabara umwana wacu nuko tugira ngo ubwo ngubwo ni wari uri kumushuka. Kugira ngo nizere ko uzambikira ibanga ntuvuge ibyabaye, nuko nakora ibishoboka byose nkagufasha gukira vuba. Ahubwo umpa nimero zawe guhindishyize akababaro. Yamushyiraho amafaranga aramubwira ati ayo ngayo usabe kuko urwaza, ibitaro tuzabyishyura. Ahubwo se wakwemera nkakujyana mu bitaro byihariye? Abwira ati nama ati ibyo papa ari kukubwira nibyo, wenda ntuvurirwe hano ariko reka guhamagarira ku bitaro byizewe birakuvura neza utazagira izindi nkurikizi kandi nzakuba hafi. Tinama yarabyemeye maze minisitiri ahamagara ku bitaro bikuru mu gihugu, abwira umudagiteri ko ari umusore washaka kumwohereza akamwitaho. Serena yasabye Tinama kwemera ko amuherekeza, Tinama arabyemera bajyanayo. Mbere yo kugenda minisitiri amubaje ati ubusanzwe ukora iki? Nawe ati nta kazi ngira, nkora ibyo mbonye. Minisitiri ati warize? Nawe ati yego narize nuko nabuze akazi. Yamubajije ibyo yize, abimubwiye yumva yaranize neza, aramubwira ati nukira uzahita utangira akazi k'ibyo wize. Serena azabigukurikiranira ku buryo uzava mu bitaro uri umukozi wemewe nta kindi ukoze, uzahita ugatangira. Tinama yaramwenyuye aramushimira, hanyuma ajya mu modoka ajyana na Serena kuri ibyo bitaro batwawe n'umushoferi. Bagezeyo dogiteri amushyira ku gitanda abari utangira kumwivurira. Iminsi yamaze mu bitaro yari 8. Muri iyo minsi buri munsi Serena yabaga yagiye kumureba akahirirwa bakaba biganirira, kandi mu minsi iri hagati yari yaramubajije ibyangombwa bye byose ajya kubitanga bamushyira mu kazi. Aho akiriye yasanze kuri konti ya minisitiri yarashyize amafaranga arenga miliyoni yo kumuzibisha ngo atazavuga ibyabaye. We nubwo bwose yari ari gutekereza ibidahuye neza kuko yakiniraga ku buzima, yaribwiye atari amahirwe yo guhura na Serena bakankubita, yari yaratinze kuza ahubwo bimpinduriye ubuzima kubera gukubitwa. Bankubise gake niyo nari kumara umwaka wose mu bitaro nkibonera aya mahirwe. Mu kuva mu bitaro Serena yifuje ko bajyana akamwereka aho yabaga. Tinama yiberaga mu kazi gaciriritse, ariko kuko yari yabonye akazi kandi afite arenga miliyoni kuri konte ntabwo ari gukomeza kukabamo. Yahamagaye imwe mu nshuti ze bakoranaga mu biyede amwihera iyo nzu ngo aba yibayemo muri ayo mezi yari yarishyuye, amusigira n'ibyari mu nzu byose dore ko bitari binageze mu bihumbi 200. Noneho kuri uwo munsi we na Serena bafatanyije yashatse inzu nziza yo kubamo mu mujyi abifashijwemo n'abantu baba bakora akazi ko gushakira abandi amazu akodeshwa. We na Serena bagurimo ibikoresho byose bikenewe bayitegura bari kumwe bubiriraho. Hari nka 2:30 z'ijoro.
Serena agiye kumusezeraho Tina atebye ati ntakabaye nkuguriye agacupa nkagushimira. Serena yarasetse ati birambabaje kuba ukimbona mu ishusho y'umusinzi. Njye sindi umusinzi, icyatumye ziriya zingaragura nuko nazinyweye nkumva ziryoshye kandi ntari nzimenyereye ngakomeza kugotomera. Sinzongera no kuzinywa. Tina ati inzoga byo ntabirenze, twasangiraga kawa, nanjye inzoga ubwo zicitseho ngiye kuzazicikaho. Serena tuzacika ku nzoga kubera njye? Nawe ati yego, kubera we sinzongera kuzinywa. Serena yarasetse ati ngaho gatumiza tugasangire. Yahise ahamagara ku bantu bazaniraga abakiriya agakawa mu rugo, mu gihe gito babe barakahagejeje. Tina yaboneyeho atangira bundi bushya aramubwira turiya munsi ntitwahuye bisanzwe, nubwo habaye ibintu tutari twiteze ngakubitwa, ariko byambere impamvu yo guhinduka k'ubuzima bwanjye. Kubera ko waje kuriya bitumye mbona amafaranga yo kwifashisha, mbona n'akazi keza gahemba menshi cyane nyuma y'imyaka irenga 6 nta kazi ngira. Uzi ko nari nariyakiriye ko nta kazi ka leta nzabona. Serena yaramwenyuye ati nari nzi ko nkwiriye kongera kugusaba imbabazi kuko sinjya niyumvisha ko uzigira wakira ibyakubayeho kubera njye, none warabyishimiye. Tina amatereka nta kosa nagushinja kuko ntiwari ugambiriye ko bibaho, ariko si iyo bitabaho nari kuzabona akazi koko. Serena yaramusetse batangira kurebana mu maso ariko bombi bagira isoni. Tina yaramubwiye ati kiriya gihe warantwikiye, abantu bazaga mu kabari bakabona ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane kandi ni nawe wishyuye amafaranga, urumva se bitari birenze? Serena yazenze amarira mu maso ati sinari nzi ko uri umunyarwenya bigeze aha. Tina ati ahubwo se ubu nzongera kukuvugisha nte no guhura nawe uko nkize imigeri? Ubu birarangiye, ibitaro twahuriragamo ntabwo nzongera kubijyamo ngo ndwaze, cyangwa iyo nigumirayo wenda nero kugikomeza kuza kundeba. Serena yaraturitse ararira ati bikomeza kuvuga gutyo Tina, ndahari sinzigera njya kure yawe, nakubaga hafi kuko wari urwaye, ariko nzakomeza nkube hafi kuko ngukeneye ubwanjye nk'inshuti nungukiye mu bibazo, keretseho niba utabishaka. Tina yaramwegerera umuhobera ati kurira kwawe byatumye nanjye ndira. Yamanaguye amarira yitsa umutima, Serena nawe yitsa umutima, bongera kurebana mu maso. Serena ahita amusoma. Tina yanze gufatiraho amwigiza hirya aramubwira ati nzishimira gukomeza kuvugana nawe kandi bizanyura niduhura. Serena yagizemo isoni kuko yaramusomye undi akamwigizayo ahita amusezeraho. Yagiye yibaza ibyo yarakoze. Tina nawe yasigaye atekereza ku bibaye biramurenga. Mu minota mike Serena yahise amuhamagara kuko yaragezeyo. Bose bavuze ku kuntu biyumvaga mu gihe bari bari kumwe, bibukiranye nuko byabaga bimeze mu gihe baga murwaje basanga bari bahuje. Tina yaramubwiye ati bakinsezerera numvise nigunze mu mutima kuko utari kuzakomeza kuba iruhande rwanjye ngo ukoreshe izo ntoki zawe nziza cyane, ufate ikiganza undebeshe ayo maso yawe meza, unyongorere mu ijwi ryawe ryiza ko nzamera neza kandi ko wishimira kuba uri kumwe nanjye. Serena nawe ati si wowe gusa, njye baragusezereye mbabara kurushaho, nubwo bwose byari byiza ko usezererwa. Ntunyumve nabi, sinifuzaga gukomeza kurwara, ariko mu bitaro niho twahuriraga. Natekereje ko birangiye kutazama umwanya ngo tujye tuvugana wenda tunahure, kuko ari kuzaba utekereza ko hari ibindi bibazo nzaguteza. Tina yabaye nk'uwirakaza ati kuki utarakira ko biriya byari byuriya munsi kandi ko nabirengeje amaso? Erega byambereye umugisha, nubwo wanteze ibindi bibazo byazaba bitewe n'indi mpamvu, wenda nkabiboneramo n'andi mahirwe, bipfa kuba bitaguturutseho. Serena yaramusetse icyarimwe aranarira. Uwo mugoroba yamubwije ukuri ko yisanze ari kumukunda atazi uko bije. Tina amubwira ko yamukunze akimubona bwa mbere cyambaye agapfukamunwa, ariko yaranamuserereje aramubwira ati nari ntagukunze ariko mbonye ukuntu wari uri kunywa inzoga ndavuga ni uyu mukobwa ntasanzwe, nanone mbonye ukuntu zikugaraguye mu kanya gatoya ndavuga ntuzinyweye bwa mbere ntabwo wari uzi ibyo ari byo, urumva ko nahise ngukunda nkikubona. Urukundo rwabo rwarakomeje rutera imbere. Nyuma y'amezi 4 Serena nawe yatangiye akazi yifuzaga agatangira bakundana. Kubw'amahirwe make Minisitiri w'Intebe ibyo byagiye hagaragara. Wa mupolisi wari waramuhunze amabanga yose yashyize hanze. Yari yaragiye hanze y'igihugu ahitamo kukigarukamo, atanga amashusho n'amajwi ya Minisitiri mu itangazamakuru, hanyuma nawe yijyana kwirega. Mu gihe Minisitiri yamusabaga kuroga wa mupolisi wacikishaga Serena ku marembo, mu kubikora atekerezaga ko Minisitiri yashoboraga kubona apfuye, byateza ikibazo akabyikuraho akabimushyiramo wenyine. Byatumye mu kugambana afata amajwi, mu kumuvangira uburozi no kubumuha mu kirahure abitega kamera, kandi nyuma yo kumwica afata amajwi ya Minisitiri amushimira kugira ngo umunsi Minisitiri yamuvuyemo nawe azirwaneho bose bazabahanire rimwe. Yasobanuye ibya gereza yo mu rugo, iby'abandi bishwe na Minisitiri, iby'abagore yateye inda n'ibindi, birangira we na Minisitiri w'Intebe bafunzwe.
umugore we yarabimenye ahita amusaba agatanya yihuse. Iyo ntiyari inkuru nziza kuri Serena kuko nubwo se yari mu mafuti ntawishimira kubona umuntu wari mu byago nubwo yaba ari guhura n'ingaruka z'amakosa yakoze. Ariko yanishimiye ko umucuti w'umupolisi wajyaga amucikisha yarabonye ubutabera kuko yari yarishwe azira ubusa. Noneho yasigaye yisanzuye kurushaho, we na Tina bategura kubana byihuse. Nyuma y'amezi 4 papa wa Serena akaba minisitiri w'intebe atawe muri yombi, bakoze ubukwe adahari bwitabirwa na nyina n'abo mu miryango bandi. Nta dusoreje inkuru ya Tina na Serena. Niba wayikunze ukaba ugeze ku musozo ukaba utarakora subscribe, wabikora nonaha kugira ngo n'ubutaha tuzabane mu zindi nkuru zitandukanye, ntuzacikwe nazo. Bye, naho ubutaha.